Abayobozi bane bakomeye mu nzego z'ubuyobozi mu Rwanda bafashwe na RIB bazira ibyaha bikomeye bifitanye isano n'ubutaka. Ese ni iki cyihishe inyuma y'iyi dosiye? Ni bande bafashwe? Ni bitwa nde? Bakoraga iki? Kandi se ni izihe ngaruka zishobora kugira ku gihugu ndetse n'abaturage muri rusange? Komeza urebe iyi video kugeza ku musozo, umenye amakuru yose aba ari kuvugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Rwanda. Bienvenue kwiza niko nitwa Initoza TV Rwanda. Nyemerera twinjire muri uyu mwandiko, ariko reka mbanze mbasuhuze. Muraho neza, murakaza neza kuri channel yacu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amakuru y'ingenzi tugenda tubagezaho buri munsi. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ikomeye cyane ivugwa ku ifungwa ry'abayobozi bane bakekwaho gukoresha nabi ububasha bari bafite, cyane cyane mu bijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka. Kandi wasanga naho ngaho iwanyu serivisi y'ubutaka ikomeje kuba mbi. Ese biterwa n'iki? Urwego rero rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi abantu bane bakekwaho ibyaha birimo gukoresha ububasha bahabwa mu nyungu zabo bwite ndetse no kutubahiriza igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka. Abantu bane rero harimo Niyomwungeri Richard wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nzige, aho ni mu karere ka Rwamagana. Harimo kandi Kwisinga Jean Albert ushinzwe imiturire mu karere ka Rulindo. Harimo Nishimwe Frank ushinzwe gutanga ibyangombwa by'ubutaka mu karere ka Ngoma. Kandi ntabwo bibagiwe Ntirenganya Epimac wahoze ayobora One Stop Center y'ubutaka mu karere ka Gakenke. RIB ivuga ko aba bose bagiye batanga ibyangombwa byo kubaka ku bantu batandukanye, ariko ibyo byangombwa bikaba byaratanzwe hatubahirijwe igishushanyo mbonera cyemejwe. Kutubahiriza igishushanyo mbonera ni icyaha gikomeye cyane kuko gishobora guteza ibibazo byinshi birimo imijyi yubakwa mu kajagari, ibikorwa remezo bidakurikije gahunda ndetse no gutesha agaciro ubutaka n'umutekano muke mu baturage. Iyo abayobozi ubwabo ari bo batangiye kurenga ku mategeko, bishobora gutuma abandi bakurikizaho, bigatera akajagari muri rusange cyane cyane mu gihugu. Iyi dosiye irerekana ko inzego z'ubugenzacyaha zikomeje gukaza umurego mu kurwanya ruswa ndetse n'ikoreshwa nabi y'ubutaka. Ni ubutumwa bukomeye ku bayobozi bose bafite inshingano zitandukanye ndetse no gukoresha nabi ububasha bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye zirimo no gufungwa cyangwa se hakaba ibindi bihano bikomeye kandi bikakaye. Ese wowe witekerezaho iki? Utekereza ko ibi byaha bigira ingaruka ku iterambere aho ngaho utuye? Handika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba wakunze iyi video, kanda like, share na subscribe kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru mashya kandi yizewe. Murakoze cyane, tuzongera kubonana mu yindi video. Bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV Rwanda. Icyo gukora urakizi, nizere ko wakanze subscribe ndetse ujye no kuduha ibitekerezo kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi.